sengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda data wa twese komeza kukirinda sengeye umukuru w'igihugu mana umurinde umugirire neza hari hose mwambika imbaraga data wa twese umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo nura ngo habaho guhinda nk'ikintu bita tarandorema noneho umushyitsi uraza umaze kuza kubera yuko hari icy'Imana yashaka kugira gute yashaka gukora haleluya aya masaha nawe rero hari icy'Imana ishobora gukora ku buzima bwawe hari iby'Imana yabuza amahoro haleluya amen ngo habaho guhinda habaho ikintu bita tarandorema none kimaze kubaho umushyitsi uraza umaze kuza komeza gatoya ariyo yagize gute ariyo yabikoze abo rero nibo nkeneye kugira ngo dusengane nabo kugira ngo tubabwirize ubutumwa ahantu bari Imana bongere batekereze ku Mana ahantu Imana yabavanye ahantu Imana imirimo n'ibitangaza agize gute yagiye bakorera abo rero nibo nkeneye kugira ngo dusengane nabo kugira ngo umurimo w'Imana wongere uzamuke muri iki gihugu cy'u Rwanda abahanuzi b'Imana abo baraguye abeshi bamaze kwiyandavuza abeshi barariye bakimara kurya barahaga baranje baradamarara abo rero nibo nkeneye kugira ngo dukorane umurimo w'Imana kugira ngo dusenge aho bari hose banyumve bongere bumve yuko Imana ikibafiteho umugambi yego sengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda data wa twese komeza kukirinda sengeye umukuru w'igihugu mana umurinde umugirire neza hari hose mwambika imbaraga data wa twese umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo nubwo ibibazo ari byinshi ngaya amagufwa mu by'ukuri ngo yari menshi cyane agiye anyanyagiye haleluya ngo agiye anyanyagiye iburyo n'ibumoso harabatambukaga bakayatera amaguru bakajugunya imbwa zikayarigata ariko nubwo byari bimeze kuriya byari biri mu mugambi w'iki w'Imana haleluya muri Abisirayeli bari muri Egiputa bari bazi yuko Uwiteka yabavanyeho amaboko haleluya ariko ntibamenya yuko hari umuntu Mose haleluya hari umuntu Mose wavukiye kwa Farawo haleluya Imana irimo irategura Imana irimo irashaka mw'imbaraga zuko ari uzabavana hehe muri Egiputa haleluya sengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda data wa twese komeza kukirinda sengeye umukuru w'igihugu mana umurinde umugirire neza hari hose mwambika imbaraga data wa twese umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane aha nta handi rero turi kuri channel Imana Irahari TV ni mutarakora subscribe kora subscribe share ndetse na comment dufatanyiriza hamwe kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu kuko iki twicaje hano no kuvuga Imana ntabwo twicajwe hano no kuvuga ubujajwa nkuko muyibona kuri kamera zacu twagiriye umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana n'umukozi w'Imana n'umuhanuzi akorera umurimo w'Imana ahantu henshi hatandukanye ndetse rimwe na rimwe Imana ntijya ibura no kumutuma no mu bindi bihugu akajya kuyivugira cyangwa se kuyikorera reka tumusuhuze uraho neza mukozi w'Imana ndaho neza ndakomeye Yesu nashimwe ahimbazwe amakuru y'iminsi ni meza hari haciyeho imyaka myinshi tutabonana kubera umurimo w'Imana nivuga butumwa yagiye byaguka akanya kagenda kaba gakeya ariko Imana ishimwe ko twongeye kubona haleluya umuririmbyi yaravuze ngo dushimiye Imana ko twongeye kubonana tutishwe n'ibyaha amen Imana ihabwa icyubahiro suko twarabakiranutse cyane twacumuye nk'abandi ariko kubw'urukundo rw'Imana twongeye kubonana abantu bari kwibaza batese uyu ninde yitwa nde amazina yanjye nitwa Ruzacimana Jean Claude nkaba ndi umugabo wubatse wasezeranye byemewe n'amategeko kandi mfite umudamu umwe n'abana 5 haleluya Imana iduhana umugisha Imana ihabwa icyubahiro Imana yaguhaye umugisha ufite umudamu ufite abana 5 waje uturutse naje nturutse mu murenge wa Kinyinya akagari ka Gasharu aho niho naje nturutse ubwo no kuvuga ngo ni mu mujyi wa Kigali natwe niho twicaye reka twizere neza ko tugiye gusangira ibyiza biva
Isiyoni. Ndabizi neza ko Imana ijya gutuma ikaguha message nyinshi zigiye zitandukanye. Nizere ko watuzaniye message Imana yaguhaye. Nazanye message Imana yampaye. Yego. Kuko nabitekerejeho igihe kirekire, mbona umurimo w'Imana ntabwo birimo biragenda neza. Yego. Ndavuga ati reka nze hano mbe natambutsa ubuhanuzi buciye mu iyerekwa ndetse no mu ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Hanyuma ibintu byose mbere na mbere Imana, reka ngusabe kugira ngo usenge Imana mbere ko dutangira ikiganiro cyacu. Urakoze kumpereza umwanya wo kubanza kubaha Imana. Uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose. Turagushima Mana, turaguhimbaza, turagushima Mana kuko waturinze, turagushima Mana Kristo ko warinze aba bavandimwe bacu. Data wa twese uri mu ijuru, tukongera kubonana tutarishwe n'ibyaha. Mana rero ndagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Data buja Mana Kristo, ibyaduhize byabaye byinshi, ariko Mana urahaba, Mana uraturengera. Data buja ukomeza kuturinda, uturinda Mana kubwo ijambo ryawe, kubwo icyo watuvuzeho. Hari benshi Mana Kristo bakuwe mu mubiri, ariko twebwe Mana turinze kuko waruzi ko Mana muri iki gihe Mana tuzaba turaha hantu Mana tuvuga imirimo yawe n'ibitangaza. Data wa twese rero kuko uri Imana ikomeye, uyu mwanya Mana tugiye kujyamo ubane natwe, utugirire neza. Imbaraga zawe Mana arizo zigaragare kuri twe, ibitavuga izina ryawe Mana mwami tubyegejeyo. Data wa twese uri mu ijuru, ureke impano zigaragara muri twe aka kanya Mana zitangire zikore, kandi Kristo uri mu ijuru Mana ukomeze kubana natwe, utangirane natwe kandi urangizanye natwe. Mana navuga byinshi ariko reka ntuze. Data wa twese uri mu ijuru, ni kubwa Yesu Kristo, amen. Ni kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amena. Nta kindi rero cyari gutuma turamuka cyangwa se bwira bugacya uretse Yesu Kristo. Reka rero tukwakire utugezeho message Imana yaguhaye. Message Imana yampaye, yego, ngomba kubwira abanyarwanda, abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze, nuko umurimo w'Imana harimo abantu batarimo barawukora neza muri iyi minsi. Harimo abantu bariye baribagirwa, bamaze kwibagirwa bituma umurimo w'Imana bawutera umugongo. Ubu rero nje kugira ngo abo bantu ahantu hose bari mu gihugu cyo hanze no mu gihugu cy'u Rwanda tubashe kuba twasenga Imana, tugire icyo twakora kugira ngo abo bantu imbaraga z'Imana n'umwuka w'Imana wongere ubagarukeho, kuko igihe cyo gukorera Imana ari iki ngiki. Cyo gihe cyo gukorera Imana. Yego, komeza. Cyo gukorera Imana ari iki ngiki. Ubwo rero nkaba nifuza yuko abo bantu tugomba kubasengera, twamara kubasengera Imana ikabuzuzamo imbaraga, bakongera bakibuka aho bavuganiye n'Imana, bakongera bakuzura imbaraga, bakongera mbega kuzura imbaraga ndetse n'ubuhanuzi, bakongera kuvugana n'Imana bundi bushyashya. Abo ngabo rero nibo nshaka kugira ngo dufatikanye gusenga aho bari hose biyumve, kubera yuko baratandukiriye cyane umurimo w'Imana bawutera umugongo. Abo rero ndifuza ko twabasongera bakongera kuzura imbaraga, bakongera bakamenya yuko Imana ariyo yabagiriye neza, ko bya bindi yabahaye ishobora kongera kubibaka kugira ngo bace bugufi. Nitumara kurya rero tugahaga, ntitukibagirwe gukorera Imana, ntitukibagirwe kugira icyo twafasha ba bandi bakiri inyuma, bakiri mu butayu. Abo bantu rero nkaba nifuza yuko tugomba kubasengera bagakizwa, bakuzura imbaraga. Hari abahanuraga, hari abajyaga mu mwuka, ariko abo ngabo nibo bantu bongeye gutuma ngaruka ahangaha kugira ngo abantu tubasengere. Nitumara gusenga aho bari hose biyumve, bongere buzure imbaraga z'Imana. Hari abantu Imana yavuze ati nzabatabara, hari abantu Imana yavuze nzabagaburira, hari abantu Imana yavuze ati nzabubakira, hari abantu Imana yavuze ati dore muziga mu bikomeye ariko murangize. Imana yavuga ati nzabahereza akazi, ariko ibyo byose bakemara kubigeraho bibagirwa yuko Imana ariyo yagize gute, ariyo yabikoze. Abo rero nibo nkeneye kugira ngo dusengane nabo, kugira ngo tubabwirize ubutumwa ahantu bari. Imana bongere batekereze ku Mana, ahantu Imana yabavanye, ahantu Imana imirimo n'ibitangaza agize gute yagiye bakorera. Abo rero nibo nkeneye kugira ngo dusengane nabo, kugira ngo umurimo w'Imana wongere uzamuke muri iki gihugu cy'u Rwanda. Abahanuzi b'Imana abo baraguye, abenshi bamaze kwiyandavuza, abenshi barariye bakimara kurya barahaga, baranje baradamarara. Abo rero nibo nkeneye kugira ngo dukorane umurimo w'Imana, kugira ngo dusenge aho bari hose banyumve, bongere bumve yuko Imana ikibafiteho umugambi. Yego.
yego. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse muri Ezekiyeli ibice byaho 37. Yego, reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ezekiyeli 37. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka. Ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka. Aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa. Ngo cyari cyuzuyemo amagufa. Anzengurukana aho yarakikije hose. Maze mbona ari menshi cyane. Ngari menshi cyane muri icyo kibaya. Kandi yari yumye rwose. Ngo kandi yari yarumye. Maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Yakongera gusubira kubaho? Uhagaze gatoya. Ngo ukuboko k'Uwiteka ngo kwangezeho. Ngarangije aransohora amanura ndi mu mwuka. Arangije nganyereka amagufa menshi cyane ngaho yaranyanyagije. Arangije arambwira ati mbese mwana w'umuntu we, aya magufwa yakongera kubaho? Aya magufwa rero ngo yari menshi cyane. Aya magufwa yari yarumye. Bishatse kuva ngo aya magufwa muri iki gihe, muri icyo cyegeranyo, n'abantu aka kanya bamaze kunamuka, bamaze kuva mu by'Uwiteka. Niba Uwiteka agereranya ngo n'aya magufwa. Aya magufwa ngewe mbasha gukurura mwumva ari nk'Abisiraheli igihe bari muri Egiputa. Ngo bari baranamutse, ngo ibyo Uwiteka rero avuganye nabo, ngo bari baramaze kubitera umugongo, ngo kubera ko bahageze bakakora imirimo myinshi cyane y'uburetwa. Bamwe batanya bati ariko se ko Uwiteka ni wowe wavuganye natwe? Ese ni wowe wavuganye natwe? Ariko mu by'ukuri nubwo bari mu buretwa, nubwo bari hariya muri Egiputa, Farawo bakoresha ibyo yishakiye, mu by'ukuri hari icyo bari baravuganye n'Uwiteka. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Niba rero Uwiteka agereranya n'aya magufwa, ngamanura ndi mu mwuka, ngarangije ngayankikiza, ayizengurukana ahantu yarari, ngo mbese mwana w'umuntu, ngaya magufwa yakongera kubaho? Mu by'ukuri we iyo yarebaga yabonaga amagufwa mu by'ukuri yarumye. Hari n'abatambukaga bakayatera umugeri, hari imbwa zatambukaga zikayarigata. Ariko nubwo yaranyanyagije hariya, hari umugambi Imana yagize gute? Imana yari yafite. Haleluya. Ngo mbese amagufwa yakongera kubaho? Warebye aravuga ati Imana ni wowe ubizi, ni wowe uzi ko yakongera kubaho, kuko nawe aho yarari yabonaga ari ibintu bikomeye. Haleluya. Ngariko mu kanya gatoya komeza usome. Yego. Yakongera kubaho? Ndamusubiza nti Mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Ngo Mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati kuko wehe mu byiringiro bye yararebaga mu by'ukuri akabona yarumye, akabona n'uwashyira mu ziko yakwaka. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, ndagira ngo mbwire umuntu wese ahantu ari, nawe wamaze kumva kameze nk'ari ya magufwa, akaba yarumvishe ko umwuka w'Imana wamaze kumuvamo, yamaze kunamuka, ndagira ngo nkubwire ngo hari izindi mbaraga z'Imana. Haleluya. Hari izindi mbaraga z'Imana. Hari icyo Imana yavuganye nawe, nubwo uri mu butayu, nubwo usenga wenda ntirizamuke bitewe nuko wamaze kujya mu ntege nkeya, ariko aya masaha aracyari ibyiringiro kari ya magufwa yakongera kujya yakongera guterana. Arongera arambwira ati hanurira aya magufwa maze uyabwira uti. Maze ngarambwira ati ngo hanurira aya magufwa maze ngo uyabwire uti mu gutegeka kw'Imana, mu mbaraga z'Imana. Haleluya. Arangije aramubwira ati hanurira aya magufwa maze uyabwire uti aya masaha nanjye abari kunyumva ndagira ngo ubwire ngo nubwo ari amagufwa yumye, nubwo wenda wowe waranamutse ukumva ko Imana yagucireho iteka, ukaba warakoze ibyaha bikagucira urubanza, aka kanya Imana iracyagufiteho umugambi. Haleluya. Kuko igiti gitemwe cyongera kikagira gute? Cyongera kigashibuka. Haleluya. Amina. Imana iduhanura. Yahanurira yabwira uti yemwe magufwa yumye mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Ngo yemwe mavuta, yemwe magufwa yumye, nimwumve ijambo ry'iki? Ry'Uwiteka. Haleluya. Uko ni ku Mwami Uwiteka abwira
aya magufwa nguko ni kumwami Uwiteka abwira aya magufwa. Haleluya. Nawe ahantu uri ndagira nkubwire ngo uri muranyumva, ndagira nkubwire ngo haracyari ibyiringiro. Haleluya, haleluya. Wowe urareba, wari umuhanuzi, warabwirizaga, wararirimbaga, waracurangaga, waguye mu ntege nke, ujya mu byaha, ariko Uwiteka arimo aravuga ngo ni wowe Uwiteka agiranye n'ariya magufwa. Yego. Ngo dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho. Ngo dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mwongere mugire gute, mwongere mubeho. Ndagira nkubwire ngo ahantu uri Uwiteka aracyagufiteho umugambi. Haleluya. Ya mavuta yawe, za mbano zawe, kwa kuririmba kwawe ntaho kwagiye. Haleluya. Icyo usabwa ni uguca bugufi ugapfukamira Uwiteka ugasaba Imana imbabazi. Haleluya. Amena. Sema amen. Amen, amen, amen. Ngiye kubateraho imitsi. Ngo ngiye kubateraho imitsi. Mbakwizeho inyama. Ngo mbakwizeho inyama. Kandi mbatwikirize uruhu. Ngo maze nindangiza mbatwikirize uruhu. Bashyiremo umwuka mubone kubaho. Haleluya. Buretse ngo maze mbashyiremo umwuka mubone kugira gute, mubone kongera kubaho. Ariya magufwa yari yarumye, abayacagaho bari barafasheho ijambo, nawe wari wagufasheho ijambo, hari uwahanuriye birakunda, ariko ejo bundi akubona mu busambanyi, akubona mu kabari, ariko aracyari ibyiringiro. Aracyari ibyiringiro yuko Uwiteka yakongera kukugarukaho. Amina. Sema amen. Amena. Ukongera ukuzura imbaraga z'Imana, ukongera ukuzura amavuta, ukongera ugahanura. Icyo niyo cyanzanye ahangaha kugira ngo mbwire abo bantu aho bari hose haracyari iki, haracyari ibyiringiro. Nubwo bagufasheho ijambo, bamwe bakaguca bakavuga yuko umwuka wawe wakuvuyeho, ariko hari aho wavuganiye n'Imana. Amina. Hari aho wavuganiye n'Imana reko gatumba mwana wanjye ntabwo nzaguta, sinzanaguhana kuko nguhetse kuki ku mugongo wanjye. Haleluya. Aho uri hose rero ndagira ngo nongere nkwibutse, wongere ufate umwanya muremure utekereza ku ijambo ry'Imana, wongere ufate umwanya muremure utekereza ku cyo wavuganye n'iki n'Imana. Haleluya. Yego. Mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Ngo mumenye yuko ndi iki, ndi Uwiteka. Haleluya. Nuko mpanura uko ntegetswe. Ngo nuko mpanura uko ntegetswe. Ngihanura habaho guhinda. Boretse gato ngo ngihanura ngo habaho guhinda, nk'ikintu bita tarandorema. Noneho umushyitsi uraza umaze kuza, kubera yuko hari icyo Imana yashaka kugira gute, yashaka gukora. Haleluya. Aya masaha nawe rero hari icyo Imana ishobora gukora ku buzima bwawe, hari iby'Imana yabuze amahoro. Haleluya. Amena. Ngo habaho guhinda, habaho guhinda, habaho guhinda, habaho ikintu bita tarandorema. None kimaze kubaho, umushyitsi uraza umaze kuza, komeza gatoya. Habaho guhinda, mbona isi itigita. Ngo mbona isi itigita, amagufwa araterana. Ngo amagufwa araterana. Haleluya. Igufwa risanga irindi ryaho. Igufwa risanga irindi rigufa. Buretse gatoya. Ngo habaho umushyitsi. Noneho ngo ya magufwa hakimara kubaho umushyitsi, ya magufwa ngagira gute, araterana. Haleluya. Ijya ukuguru ryagiye ku kuguru, ijya ukuboko ryagiye ku kuboko, ngo nta gufa ngo ryibeshye rijya ritakagombye kujya gute, ritakagombye kujya. Haleluya. Amen. Sema amen. Nawe aka kanya hari abo Imana yabuze amahoro, nawe aka kanya hari abo Imana yakoresha aho uri kwa muganga, hari abo Imana yakoresha aka kanya, Imana ikagira icyo yagira ate, ikagira icyo yakora. Yego. Risanga nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho. Ngo nuko nitegereje ngo mbona imitsi igize gute, iyafasheho. Haleluya. Maze inyama ziyameraho. Ngo maze inyama zigira gute, ziyameraho. Byoroswa n'uruhu. Ngo byoroswa n'uruhu. Ariko nta mwuka wari ubirimo. Ngo ariko ngo nta mwuka wari ubirimo, cyari ikintu kimeze nka skelete gihagaze. Haleluya. Sema amen. Aya masaha nawe ugaragara nk'umuntu udafite umwuka, tugiye mu mwuka ugaragara nk'umuntu wamaze gucibwaho iteka. Ariko aya masaha, sema amen, aya masaha Uwiteka hari icyo ashobora gukora, umwuka ukagira gute, umwuka ukongera ukakugarukaho. Maze arambwira ati, ubwo tugeze ku murongo wa 9, maze arambwira ati hanurira umuyaga. Ngo maze arambwira ngo hanurira umuyaga. Uhanure mwana w'umuntu. Ngo hanure mwana w'umuntu. Maze ubwire umuyaga uti. Maze ubwire umuyaga uti. Uku ni kumwami Uwiteka avuga. Uku ni kumwami Uwiteka avuga. Ngo uturuke mu birere bine. Ngo uturuke mu birere bine. Wa mwuka we. Ngo wa mwuka we. Uhuhe iyo mirambo. Uhuhe iyo mirambo. Kugira ngo
ibeho kugira ngo igire gute ibeho. Mukozi w'Imana, Imana iguhereza umugisha. Ndagira mbabwire ngo nubwo intambara ari nyinshi, nubwo ibibazo ari byinshi, ngaya amagufwa mu by'ukuri ngo yari menshi cyane, agiye anyanyagiye. Haleluya. Ngagiye anyanyagiye iburyo n'ibumoso, harabatambukaga bakayatera amaguru, bakajugunya, imbwa zikayarigata. Ariko nubwo byari bimeze kuriya, byari biri mu mugambi w'iki w'Imana. Haleluya. Muri Abisirayeli bari muri Egiputa, bari bazi yuko Uwiteka yabavanyeho amaboko. Haleluya. Ariko ntibamenye yuko hari umuntu Mose. Haleluya. Hari umuntu Mose wavukiye kwa Farawo. Haleluya. Imana irimo irategura, Imana irimo irashaka mw'imbaraga z'uko ari uzabavana hehe muri Egiputa. Haleluya. Sema amen. Hari umuntu witwa Mose. Sema amen. Nawe ndagira nkubwire ngo aka kanya Uwiteka ashake Mose ku buzima bwawe, ushobora kugukura ahuri. Haleluya. Ngo Mose ari kumwe n'Abisirayeli arimo aravana muri Egiputa. Mose Abisirayeli barayivovotaga ngo mbese Mose ibi bintu urimo urakora, urimo uratubwira byazashoboka. Ariko Mose aricyo yaravuganye n'iki n'Imana. Ndagira ngo nawe nkubwire ngo ahantu uri, nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona ari intambara, ariko haricyo wavuganye n'iki, haricyo wavuganye n'Imana. Mukozi w'Imana rero, iryo niryo jambo ry'Imana ryari ririmo riramfasha muri aka kanya. Ngomba gusangiza Abanyarwanda abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari mu hanze yacyo, iri jambo ry'Imana ribagereho, kandi iri jambo ry'Imana rigiye cyo rihindura mu mitima yabo. Urakoze cyane. Wari watubwiye ko ufite gahunda yo kuza gusengera abantu bagiye batandukanye. Ubwo umaze no kutugezaho ijambo ry'Imana, twaguha umwanya ukinjira mu mavuta, ukinjira mu mwuka wera, Imana igakomeza igakorana nawe. Akangezemo na akanya ko kugira ngo nsengere abantu bafite ibibazo bitandukanye. Harimo abarwayi, harimo abantu bamaze guta umurimo w'Imana, harimo abantu bamaze kugwa. Abo ngabo ndagira ngo mbasengere, nimara kubasengera Imana igira ikikorana nabo. Yego. Karibu. Uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose. Turagushima Mana, turaguhimbaza. Data wa twese uri mu ijuru, Mana aya masaha tugeze mu gihe Mana Kristo cyo kongera kukumva bundi bwa kabiri. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose, uri Imana ivuga bikaba, Mana wategeka bigakomera. Aya masaha databuja Mana ndimo ndasengera Abanyarwanda aho bari hose mu mpande enye z'isi, Mana Kristo zitandukanye. Ndimo ndasenga Data wa twese ugira icyo wakora. Data wa twese hari abari hanze y'iki gihugu, nabo Mana ndabakweretse. Data wa twese hari abarwayi, Kristo uri mu ijuru, hari abari mu bitaro, hari abari za CHK, abo bose Mana ndabakweretse. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwinginze cyane uzamure amabendera yo kunesha ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Wongere ubafate, wongere ubakomeze. Data wa twese ufate imitsi yabo, wongere uyuzuzemo amaraso yandi mashyashya, ugendagende mu misokororo mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Data wa twese nsengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Data wa twese komeza kukirinda. Nsengeye umukuru w'igihugu, Mana umurinde, umugirire neza hari hose, mwambike imbaraga. Data wa twese umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Nkweretse abayobozi bose, Data wa twese uri mu ijuru, bayobora iki gihugu Mana, ubasange nabo ubarinde, ubambike imbaraga. Data wa twese nsengeye abari hanze, Data wa twese nabo Mana ndabakweretse, abari kunyumva nabo Mana ndabakweretse. Data wa twese ubambike imbaraga. Hari abavuye muri uyu murimo, abose Mana baraguye, Mana nsengeye umurimo wawe kugira ngo databuja wongere uhembure. Data wa twese abaguye Mana wongere ubuzuza imbaraga. Data wa twese abatendebukiwe, Data wa twese uri mu ijuru, ukomeze ubambike imbaraga, ukomeze ubagirire neza, ukomeze kubarinda. Data wa twese nabo Mana iri jambo niribageraho, Data wa twese bazavuga imirimo n'ibitangaza byawe Mana wagiye ubakorera. Data wa twese rero twavuga byinshi, ariko reka dutuze ni kubwa Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane. Reka tugushimire ku isengesho ryiza utugejejeho. Imana amahoro iguhereze umugisha. Niba rero tutakuniganya ijambo, sinzi niba ariko babivuga mu Kinyarwanda, niba nta kindi wongeraho, twagana ku musozo. Kereka nimba hari indi message wari ufite ushaka gutambutsa. Message nshaka gutambutsa ntabwo ari message ndende, ariko ndagira ngo abantu bose bari kunyumva, abantu bose baguye, abantu bose badagikora umurimo w'Imana,
naradaye ndyamye mu ijoro ngiye kubona mbona marayika mbona aransuye amaze kunsura anyereka umurimo w'Imana hari abantu benshi cyane barimo barawukora uko bitameze barimo barawukora uko Imana itabategetse nomejwe rimbwira ngo abo bantu rero nibave mu byo barimo bagerageze kongera kwegera Imana bongere bagirene imishyikirano n'Imana kuko nabonaga marayika arimo asenga mbona abantu bamwe na bamwe bagiye batandukanye marayika arimo arabasengera yamara kubasengera nkabona abo bantu buzuye imbaraga nkabona batangiye guhanura nagira nanjye rero nkumbwira abo bantu ahantu hose bari rwose bumve ko Imana iki bafiteho umugambi kandi ko Imana yiteguranye gukurana nabo imirimo n'ibitangaza. Urakoze cyane. Umuntu yakwifuza gusengana nawe, umuntu yakwifuza kuvugana nawe, reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone. Nimero yanjye ya telefone MTN ni 078 192 462. Yisubiremo. 078 192 462. Iyo nimero se iboneka kuri WhatsApp? Iyo nomero ntabwo irajya kuri WhatsApp kuko kwari bitaragenda neza. Reka twizere neza ko ubutaha bizabyagenze neza. Imana ihabwa icyubahiro. Reka tugushimire we warudukurikiye nawe umaze kutugezaho ubutumwa bwiza. Yesu Kristo aguhereze umugisha kandi turizera neza ko tuzabana igihe kinini. Imana muri kugirira neza. Namwe murakoze. Shalom.